hano kuri YouTube benshi barakubeshya ngo ufunga akantu ngo telefone yawe ireke ngo gushyira ngo ireke ngo ubwayo ngo kuzagishyuha. Ibyo bakubwira barakubeshya, nta kantu na kamwe wakanda kugira ngo phone ireke kuzagishyuha, cyangwa nta kantu ufunga cyangwa ngo ufungure kugira ngo telefone yawe ireke kuzagishyuha. Ibyo bakubwira barakubeshya. Ahubwo ngiye kukubwira inzira wakirinda cyangwa ibyo wakora kugira ngo telefone yawe igire kagushyuha. Ndakugira inama, nkubwira ikintu gishobora gutuma telefone yawe ishyuha, kubwira ukuntu wabihagarika. Kubihagarika mvuga utumva ngo ni butiri bukandi, oya, ahubwo ndakubwira ibintu wirinda gukora, cyangwa ibintu niba rusanzwe ubikora ubyirinde, cyangwa niba utarasanzwe ubikora nabyo urajya wirinda kubikora. Ni gute rero bikorwa, ni gute wabikora cyangwa ni gute wabigenza? Ntago bigoye, ahubwo ikibazo nuko utagize utabibwiwe cyangwa utabisobanuriwe. Wowe icyo ngusaba, niba uza kubona ino video iri gufasha, wibuke kande like, niba ufite igitekerezo utubwire muri comment, unakande subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Ni ibiki rero bisabwa kugira ngo nawe ubashe kuba nawe wabikora? Ntago bigoye, ahubwo ikintu cya mbere uri bwikore ni iki. Twatangiye rero, ikintu cya mbere uri bukore cyangwa uri bwirinde, irinde gukoresha guhora ufunguye internet. Niba uhora ufunguye internet, icyo kintu kirinde. Jya ufungura internet mu gihe kimwe muri cya gihe ugiye kuyikoresha. Ahandi hantu nuyifata ukayifungura, ibyo bintu ni bibi. Mu gihe ukoresha internet, niba uvuga ngo ngiye kuva kuri internet ujye uyifunga, kuko biriya bituma telefone yawe inanirwa, bikazajya bituma internet yori ifunguye, bikazazamukiramo mu guhora telefone yawe ishyuha, bitewe n'ikibazo cy'uko hari igihe ufungura connection ukagira ngo ntiwayifunguye bitewe n'ukuntu yori ifunguye. Ibyo bintu rero byirinde. Ikindi kintu cya kabiri wakibaza ngo ni igihe kino ngiye kukubwira noneho cyo ngiye kukubwira ni rurangiza. Ikindi kintu cya kabiri, irinde gukoresha telefone mpaka izimye. Biriya bintu ni bibi cyane. Noneho bikarusho iyo wafunguye connection. Niba wafunguye connection ugafungura internet kugeza telefone yawe izimye, ni bibi biriya bintu, kuko byangiza telefone ndetse bikica batiri, ndetse bikananiza telefone kugeza aho telefone yawe ubwayo itazajya ubwayo navuga ngo iramisha umuriro, cyangwa ubwayo igira ihura n'ikibazo cyo kuba yashyuha. Ikindi kintu cya gatatu ni ikihe rero, irinde gutuma telefone yawe yuzura. Hari abantu batumva ngo kuzura ngo ni iki. Kuzura mvuga ni cya gihe telefone yawe ikoresheje ikageraho ikuzura, ukazasanga telefone yawe yaruzuye, bityo yujujwe n'ibintu bigiye bitandukanye. Ugerageza ukirininge telefone yawe, ufata umwanya wayiforomata, cyangwa ndetse wabasha gusiba n'ibintu bimwe na bimwe. Hari ibyo warasibye byaba byaragiye mu matrash, byose ugenda ubikuramo ubisiba. Ikindi kintu cya gatatu rero ni ikihe, nako cya kane nacyo cy'ingenzi, irinde gukoresha telefone ku muriro. Ndabizi abenshi icyo kintu ntimucyumva. Gukoresha telefone ku muriro hari abenshi batabyumva. Niba ufite telefone ya Airtel, kireka tubivuge nk'abantu kenshi bafite telefone zitaramisha cyangwa telefone zabo zishiramo umuriro ku buryo bwihuse, hari igihe akunze kuyikoreshereza ku muriro mu gihe ari ikintu ashaka gukora. Biriya bintu ni bibi, byica telefone, byirinde. Iyo video narayikoze y'ukuntu wabyirinda. Niba utarayireba ugenda uyirebe, ukanda muri description ugenda uyirebe iyo video, nasizemo link yayo. Ukuntu bimeze rero, ibyo bintu niba ujya ubikora byirinde. Ikindi kintu cya gatatu, irinde gufata telefone yawe ushyiremo. Ikindi kintu cya gatanu cya nyuma ndi buvuge ngahita nsoza, asige nkakubwira ibyo bintu byose aho bihagarariye. Ikindi kintu cya gatanu cya nyuma, irinde gufata telefone yawe ngo uyishyiremo iriya ngo batiri save. Biriya bintu ni bibi cyane, kuko byica batiri yawe ya telefone. Wakibaza ngo biyica gute? Niba batiri barageneye imyaka 2 yo gukora, ugihaye umwe wo kuba kukigiye gukoresha save, itaka bayikoresha. Ibyo bintu ni bibi, byica batiri mu gihe cyihuse kandi gapfa vuba. Byirinde kubikora rero. Ibyo bintu ni bibi cyane. Ngewe ikintu naje kukubwira cyangwa naje kukubwira ni ikinyoma hano ngaba kubeshya hano ngaba kuri YouTube, bakakubwira ngo hari buto ushobora gukanda ngo telefone yawe ikagire kagushyuha cyangwa ikagire kakwibana. Iyo buto ntayo, cyangwa ngo ikintu ufunga cyangwa ukagifungura ntacyo. Ahubwo icyo usabwa, niba telefone yawe yibana, gerageza uyiforomate cyangwa cleaning bya bintu bishobora kuba byarayujuje. Ibyo bintu nibyo by'ingenzi. Ino video nyikoza ruko ari umunyeshuri wayinsabye, arambye ati ino video yinkorere mbashe kumenya uko wabikora ndetse nisabwa kugira ubikore.
wowe icyo ngusaba cyangwa icyo nkwifuzaho, wowe baza umenye ibyo bintu kari bibi, ubanza unabyirinde. Ahasigaye nubyirinda ibyo ngibyo ndakubwira ngo telefoni yawe iragikora neza. Izi ngizi ni triketi zagufasha kuri telefoni yawe. Telefoni yawe niba ishyuha cyangwa yajyaga ihura n'icyo kibazo ngicyo cyangwa yajyaga ihura n'izo mbogamizi ngizo, ndakeka unyuzwe kuri icyo ngicyo. Ngiye kubakorera video y'umuntu nawe wansabye, iyo video muyitegure. Ngiye kubakorera video y'ukuntu nawe wabasha kubyaza WhatsApp yawe cyangwa abandi bantu bakureba ukababyazamo amafaranga. Muri make ni nk'aho ari gukorera amafaranga online, atari nka bya bindi bakubeshya ngo gukorera amafaranga online. Ati oya, ngiye kukwereka ukuntu nawe WhatsApp yawe abantu bakureba bakutuma ubona amafaranga. Ciao duriye muri izindi video. Ndakeka ino video iri bubashe kuba yagufasha ku bibazo byinshi wari ufite. Ikibazo ufite utwandikire muri comment turagusubiza. Ciao.